ngewe rero reka nikuriremo inyuguti imwe aba ariyo mvugaho ndivugira kuri Pentecote. Kubera ko ubundi umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza aho ari mu madini yose cyangwa igihugu yaba arimo icyo ari cyo cyose agomba kuba umupantekote, kuko nujya no kureba uzasanga Yesu azajyana abapantekote. Nimvuga ngo azajyana abapantekote, nakubwiye ngo muri ADPR harimo abantu batari abapantekote, bari mu idini gusa banabyubaha cyane, ariko waza gusanga wajya kureba ibiranga abapantekote, abantu buzuye umwuka wera, ukababuraho iyo mirimo y'umwuka wera cyangwa izo mbuto z'umwuka wera n'izo ndangagaciro. Nakoresha wenda imvugo ntazi niba ndizera ko ntawe yagira icyo itwara, ariko mbona ko abagiye batangiza amatorero hanze birengagije icyo kintu gikomeye, nk'aho wagira ngo ntabwo nabikonfirima, nk'aho wagira ngo byari mu nyungu zabo kurenza ko byaba mu nyungu z'itorero. Ndumva nuko nagisubiza. Jewe rero nabikonfirima ndakeka. Oya, jewe ntabwo nabikonfirima. Kuko impamvu nje mbikonfirima. Wenda reka ntitujye Europe tujye Uganda. Nitujya Uganda, turaza gusangamo kese z'uburyo inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV hamwe na Evangeliser Le Monde TV, turabasuje mu izina rya Yesu Christ. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru zo zigiye zitandukanye, cyane cyane ziba zigenda zitrendinga mu ruhando rwa gospel cyangwa zijyanye n'ibyo abantu baba bibaza mu buryo butandukanye. Turi kumwe rero na Felix niwe tugiye kuganira. Ngewe mwumva kuri mikoro ni Joel. Nukurikirana neza iki kiganiro ndazi neza ko uri buze kunguka byinshi bitandukanye kandi bigufitiye umumaro. Reka rero dutangire kwakira uyu mutumirwa wacu. Felix, muraho neza? Yesu ashimwe cyane. Muraho? Amakuru. Turashima Imana kabisa, tumeze neza. Uwiteka araturinze. Yego, tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV kandi twishimiye cyane kuba tugiye kuganira namwe. Murakoze cyane, nanjye mbahaye irindi kuri Evangeliser Le Monde. Evangeliser Le Monde, muraho, murakomeye cyane rwose. Nubwo twagiye tunyura muri strago nyinshi zitandukanye, harimo no kwibwa cana ariko ikongera ikagaruka, byose nyine ni mirimo y'Imana, ariko nta kintu n'ubundi cyarwanya umugambi w'Imana. Nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Oya, ntacyo. Yego, natwe turaho, turashimira Imana. Amen. Tumeze neza mu Iyobokamana TV. Nari imaze iminsi ntari kuboneka, ariko ubu ndimo ngenda ngarura ubuzima. Sawa, Imana ishimwe cyane rwose. Iyobokamana turari kuri Iyobokamana se ko ari YouTube y'Instar yamenyekanye kuva kera kandi irakurikirwa cyane. Naha ngaha ndi ubu ufite inshuti nyinshi cyane kabisa z'abantu bakunda gukurikira ibiganiro mushyiraho. Ubwo rero mukomeze iyo nzira mwatangiye. Yego, twe gucika intege. Oya, nta mpamvu. Yego. Yego, ngira ngo ni ibintu byumvikana. Tumeze neza rero, turakomeye. Ndashaka ko tuganira ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ibyo mba nibaza cyangwa n'abantu baba bagenda bibaza. Yego, nta kibazo cyane.
kandi ngira ngo uri muri pozisiyo nziza yo kuza kuba wadusubiza. Ikibazo cya mbere nshaka ko tuganiraho cyane cyane turi buze kuganira ku bintu biri bwibande ku itorero rya ADPR. Yego. Rero nitwibanda kuri ADPR ndatangira mbaza nti ariko hari ikibazo wenda njya bibaza cyane cyane nk'abantu muri aho ngaho muri diaspora mu bihugu bitandukanye, yaba i Burayi, muri Amerika, muri Canada, muri Australia n'ahandi hatandukanye, ariko bakaba baravuye mu Rwanda ari abayoboke b'itorero rya ADPR cyangwa ari abapantekote. Yego. Aha rero nkibaza ngo ese muracyabirimo aho ngaho naho haba pantekote cyangwa itorero rifite imyizerere nk'iya ADPR? Ese ADPR ikomeze ibabare nk'abayoboke bayo mwabivuyemo? Ngira ngo hari icyo hari wadusangiza kuri icyo kibazo cyanjye nibaza, cyangwa gishobora kuba wenda kibazwa n'abantu benshi batandukanye. urashaka kudutengesha? Oya, ntabwo ari ukubatengesha. ahubwo ADPR yakagombye kudufata neza kugira ngo tuyibere abavugizi hano i Burayi turi. Wenda nubwo bitari mu murongo wayo, sinacyo nshaka gutindaho cyane. Ngewe ntabwo nshaka kugaruka cyane kuri kuvuga ngo ni ADPR cyangwa, ahubwo mu nyuguti zigize ADPR ngewe ndivugira kuri imwe ngusubiza. ADPR ivuga Association des Églises de Pentecôte du Rwanda. Yego. Ngewe rero reka nikuriremo inyuguti imwe aba ariyo mvugaho, ndivugira kuri Pentecôte. Kubera ko ubundi umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, aho ari mu madini yose cyangwa igihugu yaba arimo icyo ari cyo cyose, agomba kuba umupantekote. Kuko nujya no kureba uzasanga Yesu azajyana abapantekote. Nimvuga ngo azajyana abapantekote, ntabwo ndi kuvuga za nyuguti ngo ADPR, ndi kuvuga ahubwo ko umurokore, umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ahari yakagombye kuba ari umupantekote. Gute rero? Buriya hari abantu benshi bari muri ADPR ariko batari abapantekote. Yego. Kuko ADPR ni idini, ushobora kuba umunyedini mwiza cyane wubahiriza na za ndangagaciro za discipline z'umwa-ADPR nk'idini, rwose wigengesera haba mu myambarire. Urabizi nyine ibiranga aba-ADPR ko cyane cyane kibatandukanya n'abandi ari cyane kuri kote ya discipline. Ariko ushobora kuba uri umudisciplinaire mwiza cyane, ubyubahiriza 100%, ariko utari umupantekote. Yego. Ibyo ushobora kubikora ariko Imana itanakuzi, kubera ko ubikora kugira wubahirize imihango y'idini gusa, ariko nta ndangagaciro z'umukristo noneho ufite. Icyo gihe rero Yesu ntabwo azakujyana ngo nuko uri muri ADPR ngo cyangwa witiriwe iryo zina. Icyo nshatse kuvuga rero, wenda nubwo ngushubije mu buryo burendiregite, twebwe twavuye mu Rwanda, hari abantu bavuye mu Rwanda bari muri ADPR, abandi bavayo ari abapantekote. Abari muri ADPR rero byarabayobeye, byarabacanze, banyweye inzoga, bagiye mu byaha bari bararetse. Ariko umuntu wavuye mu Rwanda ari umupantekote, kabone nubwo yagera i Burayi agasanga nta torero rimeze nka ADPR rihari, ariko aracyafite za ndangagaciro nziza za kirokore. Shobora kuba ndi kukusubiza nzimiza, ariko ngira ngo abadukurikiye barabyumva, cyangwa se nawe urabyumva icyo nshaka kuvuga. Ndimo ndabyumva cyane 100%. Yego. Rero navuga ngo wenda mu kugusubiza, iyo
hano nyine twageze i Burayi twirwanaho nyine. Twageze i Burayi twirwanaho, bamwe bakagenda bahura bakarema amatsinda yo gusengeramo. Abadashaka wenda gusengera mu nsengero twahasanze z'abazungu cyangwa n'abandi banyamahanga bashaka gukomeza gusenga mu muco wacu, twagiye twihuza tugasenga, tukagira ibihe byiza, tugasengana n'abandi bene data batari muri ADPR, ariko twese duhurije ku mugozi umwe wo kuvuga ngo reka dukomeze twubake ubwami bw'Imana, ubwami bwa Kristo kuri iyi si, kuko Yesu naza kujyana ntabwo azajyana idini, ahubwo azajyana umuntu wakiriye Yesu nk'umwami, wakijijwe neza, uparatika, ugerageza kubaha amategeko y'Imana kurenza ko yazajyana idini runaka. Yego, navuga ngo rero hano i Burayi nta ADPR haba, ko nyine ADPR urumva igarukira mu Rwanda nyine, Association des Églises de Pentecôte du Rwanda, ariko hari amatorero menshi yagiye yihuza y'abantu wenda basengeraga muri ADPR, abantu bagera inaha babona nyine ntayo ariko bagaterana n'ubundi muri ya discipline cyangwa se mu myemerere n'indangagaciro za ADPR. Ndumva ari uko ntagisubiza. Icyo bishatse kuvuga, ikintu numvishemo gikomeye, yego, nuko ADPR na association cyangwa ni idini nk'ayandi, na association nyine. Ego, noneho icyo bivuze rero, hari ikintu ijambo ry'Imana rivuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Yego, ushatse uburyo usubije utubwiye ko kuba umupantekote bidasaba ko ari ukuba muri itorero rya ADPR, ahubwo mu itorero ryose umuntu arimo yagombye guharanira kuba umupantekote, kuko uwo mwuka wera cyangwa iyo pantekote niyo izazamura itorero. Voilà, wabyumvisha neza cyane. K'abantu badakwiye kurangazwa n'amadini ngo babarizwamo, kuko no mu ba ADPR harimo abantu batari abapantekote. Nakubwiye ngo muri ADPR harimo abantu batari abapantekote, bari mu idini gusa, banabyubaha cyane. Ariko waza gusanga, wajya kureba ibiranga abapantekote, abantu buzuye umwuka wera, ukababuraho iyo mirimo y'umwuka wera cyangwa izo mbuto z'umwuka wera n'izo ndangagaciro. Icyo kirumvikana cyane. Gusa twavuye mu Rwanda abenshi dusezeye ku matorero yacu, kandi abayobozi bacu baza aho turi, turanavugana abenshi. Niyo tuje mu Rwanda duhura n'abayobozi bacu bakatubaza amakuru y'uko byifashe i Burayi, tukabaha amakuru, ndetse tukaba fiyeri, tukananezezwa no kugaruka mu itorero tukiri abakristo bashobora kugera mu Rwanda tugifite ubuhamya bwiza, dushobora kwakira igaburo ryera nta yandi mananiza, dushobora gukorerwa imirimo yose twakorerwaga n'ubundi tukiri mu Rwanda, kuko bazi neza ko tutatakaje izo ndangagaciro zo gukomeza kuba abakristo. Yego, ariko hari igihe ADPR tuvuga yigeze igira igitekerezo cyo kugaba amashami hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Icyo gitangira Uganda, yewe inashaka cyangwa itangira no ku mugabane w'i Burayi, ariko biza gukedera bicika intege. Ese ubundi icyo cyifuzo abanyaburayi bari bacyakiriye gute? Ese kugira ngo bifeyiringe cyangwa ntibirambe, byatewe n'abanyaburayi wenda batabikunze, ubona ari iki cyateye iyo esheki y'igitekerezo cyiza itorero ryo mu Rwanda ryari ryagize, kubera ko ryabonaga rimaze kugira abayoboke hirya no hino ku isi, kavuga bati hano hantu hari abakristo bacu benshi, umuntu yabarasamburira hamwe bakajya basenga bitwa gutya iri torero ryacu. Ubona ari iki cyatumye i Burayi icyo kintu kitagera ku ntego? Buriya umwana apfa mu iterura, kandi inzu yose ikomezwa na fondasiyo. Iyo ugiye kureba usanga ikintu cya mbere cyabiteye ari uburyo byaje cyangwa uburyo byatangiye. Ikintu cyose iyo kitizwe neza kirafeyiringa. Ni igitekerezo cyiza, kandi nk'uko nabikubwiye hari n'ababikomeje muri
nko muri Canada hariyo amatorero menshi ya Pentecote y'abanyarwanda no mu Bubiligi barahari. ariko ntabwo ari Pante, ntabwo ari ADPR, ahubwo niba abantu bahoze muri ADPR baje bashinga amatorero afite amahame nka ADPR, afite amahame nka ADPR, ndetse hari n'abitwa ba ADPR nyine bitwa gutyo, bavuga ngo twebwe turi ADPR Europe, turi ADPR Canada. Abo barahari bagifite nyine ishyaka ryo gukomeza kuba muri ADPR nk'itorero ryabo ry'umwimerere. Abo nabo barahari, ariko navuga ngo impamvu navuga ko nk'uko abazanye itorero hano i Burayi rya ADPR bari bafite izo nzozi n'iyo nyota. Icya mbere byizwe nabi muri analize zanjye. Ikindi kugira ngo ibyo bintu bikunde nuko byari guhera ko ADPR yubaka urwego, kuko sinzi kugeza ubu, wenda wowe uraho wazatubariza icyo kibazo mu buyobozi wenda bwa ADPR, cyangwa se nibakurikirana iki kiganiro nabo bazagira komantere wenda bashyiraho. Ariko ahantu hambere mbona byapfiriye nuko ADPR itigeze itekereza mbere ko hari igihe bazajya bajya kubyara amatorero hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ngo babanze bubake urwo rwego, bubake urwego rwa misiyoloji, bubake urwo rwego rwa misiyoloji, bategura abamisiyoneri babigishe, noneho babohereze nk'abamisiyoneri baza kubyara amatorero i Burayi ndetse no mu bindi bihugu. Kandi kugira n'ubundi bizakosoke, mbona ari aho ngaho umupira uzatangirira, kubera ko biragoye gukontorora umuntu udahemba, umuntu utishyurira inzu, umuntu mbese biragoye kumukontorora no kumuyobora, kurenza ko wowe ahubwo wategura umuntu ukavuga ngo utigenda tukohereje i Burayi nk'umwambasaderi w'igihugu, genda udukurikirane iby'amatorero yacu ari hanze, nitwe tuzakumenya, tuzaguha umushahara, tuzakwishyurira inzu, tuzakumenyera amadeparasoma n'ibindi n'umuryango wawe, ngo babanze bubake bo urwo rwego. Ntabwo rero mpamya ko muri archive ya ADPR ihari ubu baba bafite byibuze amanama yaba yarabaye menshi yatekereje urwo rwego rwa misiyoloji rwo kugira ngo baze gutangiza amatorero hanze, ahubwo abayazanye nakoresha wenda imvugo ntazi niba ndizera ko ntawe yagira icyo itwara, ariko mbona ko abagiye batangiza amatorero hanze birengagije icyo kintu gikomeye, nk'aho wagira ngo ntabwo nabikonfirima, nk'aho wagira ngo byari mu nyungu zabo kurenza ko byaba mu nyungu z'itorero. Ndumva ari uko nagisubiza. Jewe rero nabikonfirima ndakeka. Oya, jewe ntabwo nabikonfirima. Kuko impamvu nje mbikonfirima. Yego. Wenda reka ntitujye Europe tujye Uganda. Nitujya Uganda, turaza gusangamo kese z'uburyo, kuko muri ADPR zatangijwe muri icyo gihe, ADPR ya Uganda niyo yabayemo bombori nyinshi. N'inaha zagiye ziba. N'inaha zarabaye, hari n'ibyanditswe mu binyamakuru. N'inaha zarabaye, ariko si cyane nka Uganda. Bombori zaha muri Europe zo ziba ari nkeya, nta nubwo zihitinga cyane niko navuga wenda nk'izo muri Afurika. Yego Uganda, ubwo nandi gusobanura impamvu biri mu nyungu z'abantu ku giti cyabo. Urumva ADPR Uganda itangizwa, bagiye bashwana, bamwe bari mu buyobozi bwo hejuru bakavuga ngo ni itorero bubatsi bazahungiramo. Icyo gihe twavuga nk'umuvugizi wungirije icyo gihe wari waje n'ubundi aturutse aho ngaho, ari we wayoboraga ADPR Uganda.
birasakuza n'ubu biracyabamo bombori ku buryo nyine wabonaga ko ari nk'imisozi y'ubuhungiro abantu barimo barubaka, ugasanga n'abayobozi bagiyeho ntabwo harebwa abantu b'inyangamugayo cyangwa badafite imiziro runaka, cyangwa nyine ko kubona bakwiriye guhabwa inkoni bakayobora umukumbi w'Imana, ahubwo ukabona ni abantu bari kujyaho nyine nko gukorera umuntu runaka cyangwa aho gukorera Imana. Bityo rero ibyo bikaba bishobora kuba ari byo byakonfirima ko byari mu nyungu z'abantu. Kandi na Europe koko ndabyibuka, kimwe mu bintu byatumye ADEPR Europe isenyukana ni ubuyobozi bwayo bwarimo bombori ngo barunaka ibiki bamwe mubanga, ni ukuvuga ufite esprit de réservance cyane. Ariko byinshi nzi yuko ubuyobozi bwashyizweho icyo gihe kubayobora ari bumwe mu bwatumye ADEPR Europe igira esheki ikomeye, kuko bamwe batemerwaga kubera ubuhamya, imyitwarire n'ibindi byinshi bavugwagaho mu buryo butandukanye, nubwo tutari buze gutinda kwayo mazina cyangwa ngo twirirwe tugira abantu tuvuga muri iki kiganiro. Ubundi njyewe ni gake cyane nyine njya nkora ikiganiro kigaruka ku bantu, kubera ko Imana duhaye ibintu byinshi byo kuvuga ku buryo gutinda ku bantu cyangwa kuvuga ku bantu numva bitaba biri mu murongo nyine w'ibiganiro nakora. Niyo mpamvu n'ibyo navuze nakekeranije ati wagira ngo byari mu nyungu z'ababitangije, kurenza ko byari mu nyungu, wumve neza iki kintu, kurenza ko byaba mu nyungu za ADEPR nk'urwego nyine nk'idini rya ADEPR, kubera ko niba biri mu nyungu za ADEPR hakagombye kugira urwego rubyiga neza, n'urwo rwego rukajyaho nyine rw'abamisiyoneri, bakohereza umumisiyoneri akajya gutangiza amatorero hanze, badafasha abantu bari hanze ngo abe ari bo batangiza amatorero cyangwa bahagarara amatorero y'abantu, kubera ko bigoye ko mu Rwanda bibagora cyane, byanabavuna gukontorora cyangwa se gutegeka abantu badafite icyo navuga ko babamariye wenda mu buryo bw'ibifatika, badaha umushahara, batishyurira deparasoma, badahemba nyine nk'uko nari mbivuze. Noneho ibaze gutegereza umuntu udafiteho ijambo ngo najya guha raporo ya buri kwezi y'uburyo ukora kandi atazi uko ukora. Niyo mpamvu rero navuze ngo wagira ngo ababitangije, ababizanye, ndavuga cyane, simvuga cyane abari aha, kuko abari aha bo n'ubundi bari bafite ukuntu basanzwe biyoroganiza bagasenga bagaterana. Ndavuga bahagurutse mu Rwanda bakavuga ngo tugiye gushyigikira abantu bari i Burayi, dutangiza amatorero ya ADEPR i Burayi cyangwa mu ibyo bihugu bya Afurika. Wagira ngo byari mu nyungu zabo, mbisubiremo, kurenza ko byari mu nyungu z'idini z'itorero, kubera ko nta rwego rwigeze rwiga ibyo bintu ngo biba ari ibintu koko byemeranijweho n'itorero, ngo ahubwo abo bayobozi baje baherekeje abamisiyoneri bagiye gutangiza icyo kintu bazanabakurikirana. Ndumva wenda ibyo tutakomeza no kubitindaho cyane, ahubwo ubwo nasubizaga icyo warumbaje atese koko hari amatorero ya Pentecote aho muri ese musenga mute, bigenda bite? Ngira ngo rero wenda nagishubije. Yego, wagisubije birumvikana. Banza utanyuzwe, ngewe iyo nsubiza ntabwo nsubiza nyine mu buryo buri indirect, ariko ukumva icyo nshatse kuvuga. Uko byasa kose abantu badukurikiye nabo bumvishe, babyumva uko ubivuze. Ubundi wenda tutararengaho hari akantu bita mu Gifaransa ngo mission presque impossible. Hari igihe ukora misiyo ariko waba udafite provision cyangwa udafite fondasiyo, bikaba impossible. Na misiyo ya ADEPR uburyo yatangiye n'uburyo yakoraga n'uburyo yaje muri Europe, c'était presque impossible, kubera ko
ubundi abantu bashoreye misiyo cyangwa bari muri misiyo ari babiri bafatanyije nyine kugira ngo bashorere iyo misiyo bashyireho viziyo ariko cyane cyane bubake na strategy akenshi iyo nabo ubwabo batabashije kumvikana misiyo ihita ifailinga. niba rero abantu baratangiye amatorero ariko nabo ubwabo bakabiryaniramo ntibumvikane, urumva ntabwo misiyo yari kuba possible. C'est possible. Yeah. Okay. ngira ngo birumvikana. Yeah. Hari ikindi kibazo nabaza. Urabona isi iri mu nkundura y'iterambere. Yego. Ndetse ubona icyo umuntu yakwita e-church cyangwa ni church online kigenda kigira imbaraga mu buryo butandukanye. Yeah. Ariko muri iri terambere isi irimo, yego, usanga abantu benshi bavuga bati ADPR yatakaje umwimerere wayo, ADPR yari iya kera. Kera ryari. Ugasanga yego mbwira komeza ntacyo. Ugasanga baragereranya kera n'ubu bakavuga ati kera ibi byari bigize none ubu reka sinakubwira. Mbese ni gute abakristo ba ADPR cyangwa ADPR ikwiye kwihuza n'iterambere ariko idatakaje umwimerere wayo? Ariko se nabwo y'icyo kibazo ikabaza ngo ese aha ngaha bavuga ko ADPR yatakaje umwimerere bo ntibakabya bakabihera ku gihe bazi cya kera bakagihuza n'ubu, kandi byanze bikunze tugomba kugendana n'igihe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko hari ibintu nyine bigomba kuzanwa n'igihe birumvikana. Mbese ni gute? Ese koko ku giti ku bwawe ubona ADPR yatakaje umwimerere wayo? Ni iki wabwira izo mpande zose ziba zifite discussion cyangwa kutumvikana kuri ku ngingo nk'izo ngizo? Umuntu yabanza akamenya umwimerere wayo ari uwuhe, cyangwa ugasubira muri stati cyangwa mu mategeko shingiro y'itorero rya ADPR ukareba koko niba hari ikintu na kimwe bahinduyemo. Gusa ibintu bigenda byevuriwa bitewe n'igihe. Ntabwo wafata umwadeperi wo mu 1950 ngo umugereranye n'umwadeperi wo mu 2025. Ntiwafata umusore wo mw'icyo gihe ngo umufate n'umusore uri kubyiruka mw'iki gihe. Ntiwafata umukobwa wo mw'icyo gihe ngo umugereranye n'umukobwa uri kubyiruka mw'iki gihe. Ntiwanafata yewe umupasiteri w'icyo gihe ngo umugereranye n'umupasiteri w'iki gihe. Ngira ngo n'imyigishirize yaratandukanye. Imyigishirize yariho icyo gihe nayo ubu ubigaruye ubu abantu bakwibaza ibyo uri kuvuga bikabacanga. Icyo nshaka kuvugaho, reka wenda nguhe nk'urugero. Wenda harimo n'ubuhamya ariko bushaka gusubiza icyo kibazo mbajije. Akenshi abantu bakunda kurwana ishyaka ry'idini aho kurwana ishyaka rya Kristo. Kurwana ishyaka ry'idini no kurwana ishyaka rya Kristo. Akenshi usanga abantu bahanganye n'ikintu bita imyumvire. Imyumvire nyine nayo ifitanye amateka cyangwa se ifite aho ihurira n'imyigishirize abantu bahawe ubutumwa bwiza bukigera muri Afurika. Harimo imyumvire y'ubwesclave, kuko abamisiyoneri benshi bagiye bazana ubutumwa bwiza muri Afurika babaga bashoreranye n'abaje gukoresha uburetwa, bigatuma n'imyumvire cyangwa se imyigishirize y'icyo gihe ibifitanye aho ihuriye, aho imyigishirize y'icyo gihe ifitanye aho ihuriye n'abantu bagifite imyumvire nk'iyo. Icya mbere mu bihe byashize ndabyibuka nanjye, nubwo wenda nari ndi umwana ndabyibuka, ariko narabibonaga aho ntangiriye nyine kumenya ubwenge.
ndibuka neza ko wagira ngo ikimenyetso cy'abantu bakiriye Yesu cyangwa bakijijwe, wagira ngo ni umuntu ugomba kuba arangwa no guca bugufi, no kuba ari umukene, urumva, no kuba atarize amashuri menshi, urumva iyo myumvire? Yego. Par contre mw'iki gihe turimo ibintu bikaba byarahindutse. Burya ushobora gukizwa ufite n'imodokari nziza, ushobora gukirizwa muri V8, ushobora gukizwa utuye no mu nzu ya etaje, ushobora gukizwa warize uvuga icyongereza cyiza n'igifaransa cyiza n'imibare myinshi, ushobora gukizwa ukora mu miryango mpuzamahanga, ushobora gukizwa uri depite, mbese urumva ibintu byagiye byevuriwa kubera iterambere cyane. Noneho bituma ahubwo abantu bagiye basigwa n'iterambere bakomeza kubona ko itorero ritangiye gutakaza umwimerere kubera ko hari abantu babasize cyangwa se iterambere ryagiye ribasiga inyuma. Ariko wenda icyo nabivugaho ni nk'urugero nari ngiye gutanga. Kera ndabyibuka hari ibyaha twajyaga twihana wagira ngo ubu ntibikiri n'ibyaha. Hari nk'ibyaha twajyaga twihana, ndabyibuka ko twajyaga tujya nko mu byumba by'amasengesho ukumva umuntu ari kwihana, nanjye rwose ibyo narabyihannye, ukumva umuntu ari kwihana ngo Imana ibarire ibyifuzo bidafite umumaro. Kubera cya kintu twize cyuko ugomba guca bugufi cyane no kutagira ibintu wifuza bitari mu rwego rwawe. Nyamara ahubwo naje nsanga ni ubukene mu by'umwuka ndetse bukabije, kuko twasengaga Imana tugafata Imana tukayimanura neza tukayireshyeshya n'imyumvire yacu, tukumva ko niba Imana itadushubije bingana n'urwego turiho, ibyo bindi bitaba biturutse ku Mana. Noneho tukaba tugize ute dupfobeje kwizera cyangwa dupfobeje ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo mwibwira n'ibyo mutekereza. Kandi noneho ijambo ry'Imana kango ingororano z'abubaha Imana ni icyubahiro, ni ubukire, ni ubugingo. Ariko mw'icyo gihe wabashaga kwigisha ijambo nk'iri ngo iyo umuntu yubaha Imana aba umukire, ati toka shitani, tiriya myumvire atangiye kuzana ni bwoko ki? Ukumva mbese ko nta muntu w'Imana waba umukire, kandi nyamara ubukire ni imwe ni kimwe ahubwo cyakagombye kuba mu bimenyetso ngo by'abantu bubaha Imana. Gusa wenda nyine nabwiyo tugezaho umuntu yazadefinisa ubukire ni iki, kuko nabwo haragiye abantu babikonfonda tukagira ngo umukire arangwa no kuba tubona afite ama etaje n'amamodokari n'ibiki byo tukajyana icyo bikiranga umukire. Ariko icyo nshatse kuvuga, ndabyibuka nkanjye niga segonderi, ngewe nize segonderi ahantu bita Kibogora mu Ityazo. Urijewe? Nahigaga mvuye aho twari dutuye, kuko ngewe navukiye ahantu bita Ishangi mu cyaro mu giturage. Jowe ndabyibuka ko niganaga n'abana bava mu mijyi, bavuye za Kigali, bavuye za Rusizi, za Kamembe, babaga za Kamembe mu mujyi. Noneho najya mbareba nkabona turi mu rwego rumwe mu by'ukuri. Urabona umwana wavutse mu cyaro n'uwavukiye mu mujyi, abanyamujyi nyine baba bafite ukuntu bitwara, ukuntu basa, ukuntu bavuga igiswahili cyiza, bagira mbese ukabona nyine ni abantu b'abanyamujyi. Sinzi wenda nawe uri kubyumva. Ndi kubyumva nyine basobanutse. Noneho nkibaza ni gute umuntu avukira i Kamembe, ni gute umuntu avukira i Kigali, mbese ukabivuga nyine ngo nje mvuye mu mujyi wa Kamembe, nje mvuye i Kigali, nje mvuye i Huye, ni urugero. Ukumva nyine ni ibintu biryoshye wakwifuza, ndetse rimwe na rimwe ukanifuza atariko nk'ubu Mana mbonye nk'ikintu kintuzi Kamembe, ukumva ni ibintu wajya ushimira Imana. Noneho wagera mu cyumba ukumva wacumuye ati ni ukuri nanjye mu nsengere, ati se tugusengere, ati Imana imbabare ibyifuzo bidafite umumaro. Kubera ko wumva
nivo yawe n'ahantu uvuka bikomeye cyane ko Imana yanagukorera ikintu cyatuma utura aho ngaho ushaka gutura, cyangwa se yaguha inzu nk'iyo wifuje, cyangwa se wakwifuza kwiga mu kigo cyiza cyane ukumva ko wifuje ibidafite umumaro kubera kubona urwego rwawe wowe uriho ari urwo kwiga mu bigo biciriritse mu bantu baciye bugufi. Icyo gihe rero ikintu uba ukoze uba upfobeje Imana. Hari abantu rero bakeya, ngira ngo ni bake bagifite imyumvire nk'iyo, kuko burya ibintu bigenda byevuriwa bitewe n'aho igihe kigeze, bitewe n'aho igihugu kigeze mu iterambere, ndetse n'aho edikasiyo igeze, nyine imyumvire nayo igenda ihinduka, igenda. Urumva nk'abantu bihanaga, kandi turi benshi bihanaga ngo ibyifuzo bipfuye, kumva rwose umuntu ngo Imana imbabarire icyifuzo gipfuye. Kubera iki? Yanyuze nko ku modoka nziza aravuga ati vurema iyi modoka rwose ndumva nanjye nazayitunga, ariko kubera ko abona ubushobozi afite butamugeza ku gutunga imodoka nk'iyo yifuje, akumva ngo ko Imana amubazeho icyaha cyo kwifuza iki, cyo kwifuza ibidafite umumaro, kandi nyamara kwifuza iterambere ntuba wifuje nabi. Ariko yari iyo myumvire. Rero kera niba abantu barasengeraga mu tuzu, barasengeraga mu dusengero twa feke, tutagira umuriro, tutagira amazi, tutagira tw'ibyondo, abantu bakaba bari gusengera mu ma etaje, mu makaro, mbese mu buzima buri comfortable. Ntabwo icyo gihe wahindukira uvuge ngo itorero ryatakaje umwimerere, ngo kubera ko basigaye binjira mu rusengero binjiranye mu inkweto batari kugenda n'amaguru, kubera ko parikingi yabaye ntoya baparitse amamodokari, kubera ko bari gusenga wenda bicaye kuri matera, n'urugero ngo uhaye. Donc urumva ko abantu bagifite iyo myumvire yo kuvuga ngo itorero ryakatakaje umwimerere kubera iterambere, ahubwo Imana nabo ibahumura amaso, nabo ahubwo ibageze ku iterambere. Kuko ntabwo Imana, ntabwo kugira ngo tuyisenge twumve, ntabwo ari uko tugomba kuba abacakara, tugomba kuba abantu ngo badasobanutse, batize, bakennye, oya. Kandi ngo runozabubaha Imana nazi ko bwiye. Numva sinzi niba nacyo ngishubije, ariko ndagerageje. Uragerageje. None se ku bwawe igisubizo cyawe gisa n'igitemeranywa n'abantu bavuga ko ADPR yataye umwimerere. Wowe rero ubona ntawo yataye, ahubwo iri kugendana n'igihe. Ivara umwimerere wuhe? Wenda baravuga bati kera ntabwo byari bigoye kubona umu ADPR utambaye igitambaro w'umutegarugori, ni urugero. Kera iyo hagira uzana ibitekerezo byo kwimika abagore ku bupasiteri byari ari ibindi, ariko ubu byarakiriwe, byaratangajwe ko bagiye kuzibikwa. Kera byari bimeze gutya na gutyo. Iyo nyine hari utuntu nyine bagenda bahuzahuza, kavuga bati ADPR we yari iya kera pe. Nyine se sinakubwiye ko ari ukubera igihe. Ni ukubera igihe. Iyo wowe utagendanye n'igihe kiragusiga kikakujugunya inyuma, noneho cyakujugunya inyuma ukajya ubona abagendanye nacyo mutakiri mu rwego rumwe, ugahita uca iteka rero ati byararangiye. Ariko byose ni ukubera igihe. Nakubwiye ko ibintu bigenda bihinduka bitewe n'igihe abantu bagiye bagezemo. Abanyaburayi baraganira nk'uko n'Abanyafurika natwe tuganira, ndetse bagenda batanga ibitekerezo ku bintu bitandukanye, cyangwa hagati yabo iyo bicaye bakavuga ati iby'iwacu noneho bimeze gutya. Nk'igitekerezo cyimika abagore kuba abapasiteri. Abantu bahoze muri ADPR batuye i Burayi, waba warakoze sondage, bacyakiriye gute? Abo twabashije kuganira, ntabwo abantu bose buri gihe
buri gihe impinduka yose ntabwo abantu bayakira kimwe. yego nkanjye ntacyo bintwaye kubera ko nta jambo ry'Imana nari nabona bibibuza cyangwa se ngo mvuge ko ari ikizira, ariko hari undi uvuga uti reka ntabwo umugore akwiye kuba umupasiteri. n'abo tuganirana n'ubu harimo ababirwanya bavuga ko batabyemera, hari n'abandi bavuga ko babyemera. rero haba ari abari i Burayi, haba ari abari muri Afurika, bose ni kimwe, nta mu kuvuga ko aha babishyigikiye cyangwa batabishyigikiye. uhura n'ababishyigikiye bidafite icyo bitwaye, ugahura n'ababirwanya, ugahura n'abandi badafite aho bari bavuga ati batabasengeye ntacyo bintwaye, banabasengeye ntacyo bintwaye. abo ni bose abo bose rero, abo bose uzagenda uhura nabo. mbese ubwo abakristo abantu b'i Burayi ibyo ntacyo bibabwiye, nta n'icyo bibatwaye. ndavuga ku ruhande rwanjye n'abo twabashije kuganira, kuko sinajeneraliza ngo mvuge ngo ni bose, kuko bose ntitwaganiriye, buri wese aba afite uko yumva ibintu. ariko icyo nabwira abantu hejuru yo cyane cyane mu bintu bigendanye n'umurimo w'Imana cyangwa n'imyanzuro igenda ifatwa, njye nanagira inama abantu cyane aho kujajinga, ahubwo bakanareba icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. ko abantu banasoma ijambo ry'Imana, bakamenya ijambo ry'Imana, bakamenya ngo se uretse imyumvire yacu n'uburyo twe tubitekereza bitewe n'uburyo tubyumva, ijambo ry'Imana ryo ribivugaho iki. Okay. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. itorero ADEPR riba rifite byinshi, barimo bategura isabukuru y'imyaka 85, nayo iriho ibintu byinshi twaganira, ndetse tuzanabiganira, turebe muri iyo myaka 85 harimo ibintu byinshi. imyiteguro igeze hehe? vuba aha cyane, kubera ko tugiye kujya dukorana ibiganiro byinshi. iyo niyo topic tuzakurikizaho. sinzi mbere yuko tugana ku musozo, niba hari ubutumwa bw'umwihariko wumva wahereza abantu bari badukurikiye. nibyo kandi koko birakwiye. itorero rya ADEPR rimaze igihe kingana n'iyo myaka rwose ribayeho, ririho. navuga d'abord ko ari ikintu cyo kwishimirwa, kandi nanabonye ahantu nyine ryatangiriye, navuga ko ari Eglise Mère y'itorero rya ADEPR hari Gihundwe. haba mu myubakire nabonye vraiment nk'uko twabibonye mu itangazamakuru, haba igihe muherukayo, ndetse dukunda no gukurikira icano y'uriya mushumba Aimable, aho akunda gushyiraho akantu kanatrendinze cyane rwose, kavuga ngo umubyizi wawe, umugisha wawe, cyangwa umubyizi wanjye, umugisha wanjye. ahubwo nkibaza nkawe uhari nyine, uretse ibyo dukurikira, nabonye n'inyigisho representa yigishije, ubwo yari ari Rubavu, ndumva ari ejo hashize, ni dimanche, aho yagarutse cyane kuri iyo yubira, ariko avuga ko yubira ubwayo ntacyo ivuze cyane, ko ahubwo icyo bifuza ko yaba yubira ariko izana n'impinduka z'ububyutse. ko nawe ashimangira cya kintu cy'uko ngo ADEPR twifuza, ADEPR yuzuye umwuka, ADEPR igendana n'iterambere ry'igihugu, igendana n'iterambere ryo mu buzima bufatika ndetse no mu buzima bw'umwuka. nanjye nicyo nakwifuza ko iyi yubire yasiga, nabo bifuza ko ADEPR y'umwimerere yagaruka cyane. ndareba kuri kote spirituelle,
ko abantu bakongera kuzura umwuka wera bakongera kuba abapantekote aho kuba abadeperi, abantu bakarangwa vurema n'izo mbuto z'umwuka wera, ikaba yubire yongera kurenuvera impano z'umwuka mu itorero, ikaba yubire isiga ububyutse mu bice byose. Kandi wenda sinzi n'abantu bari inaha uko byasa kose, hari iriya terime nyine ngo itari mbi kandi nziza rwose, ngo umugisha wanjye umubyizi wanjye umugisha wanjye. Ese nk'abantu bari i Burayi bashatse gutanga inkunga, yaba ari iyo gushyigikira iyo yubire cyangwa se yaba ari iyo gushyigikira inyubako ya ruriya rusengero ruri kubaka Igihundwe, ese babigenza bate? Bivara sinzi, wenda nkawe uri aho watubwira nk'abantu bakurikiye Evangelise Le Monde n'iyobokamana bumva nabo bafite ishyaka ryo kuba bagira icyo bakora kugira ngo baganye uwo mugisha. Yego nibyo. Yeah. Okay. Ngira ngo ni ubutumwa bwumvikana. Noneho tuzagaruka rero tuvuga kuri yubire aho imyiteguro igeze. Usibye ibyo muri make uvuze ati ubundi se yubire igomba gusiga iki? Yubire ese ni ukuyizihiza nuko abantu bashananitse bakagira, cyangwa tugomba no kuyizihiza mu mitima? Ntacyo byaba bimaze kuzahura tukarya tukanywa tukambara neza ngo twijihije yubire y'igihe itorero rimaze, ahubwo cyakagombye kuba igihe cyo kongera kwibaza ngo ubundi umupantekote ninde? Umupantekote ni muntu ki? Umupantekote ninde? Kugira ngo twongere tugarure izo mbuto n'ako gaciro koko k'umupantekote wa nyawe. Iyo mvuze umupantekote wa nyawe ni umuntu wuzuye umwuka wera, kugira ngo ububyutse bwongere bubeho nuko abantu bongera kuzura umwuka wera, impano z'umwuka zikongera zigakorera mu itorero, abantu bakongera bakagira ubwo bubyutse bwo mu mitima, umuriro wa Pentecote ukongera ukaka. Cyaba ari igisobanuro nyacyo cyo kwizihiza yubire y'imyaka itorero rimaze rigeze mwa kariya karere. Nibwo butumwa natanga. Wenda tuzagaruka kugira ngo twongere tukivugeho. Tuzagaruka twongere tukivugeho. Yesu aguhe umugisha rero. Yego, namwe murakoze cyane. Bye. AMTV Live, you are welcome.